abagizi ba nabi, kwicana imibanire y'ibihugu mu gufata imyanzuro. Rero uyu munsi wa none nkaba nifuje ko twaganira kuri politics cyangwa se politique. Abantu benshi batekereza ko politique hari abo yagenewe cyangwa se hari abo ireba wowe itakureba, ariko ndagira ngo nkubwire ngo politique ni ya buri wese. Mwiriwe neza mwe mwese mukomeje kudukurikirana kuri Voice of Mulenge. Turizera ko mumeze neza, n'abatameze neza nabo turasabira kuza kumera neza. Tukaba twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cacu, dore ko twari tumaze igihe kirekire tutabana namwe bitewe n'impamvu zitaduturutseho, ahubwo bitewe n'impamvu z'uko twimuye icyicaro ca Voice of Mulenge. Tukaba twari dusanzwe dukorera mu gihugu cya Kenya Nairobi, ariko kuri ubu tukaba twimukiye mu gihugu cya Canada, aho tugiye kuba tubana namwe mu gihe gito, ariko nanone tuzagenda tugaruka mu gihugu cya Kenya, dore ko tuhafite branch ndetse na hirya no hino duhafite abakunzi ba Voice of Mulenge. Niba ari ubwa mbere ugiye kubana natwe kuri microphone, ni Andrew Ranzi, the Voice of Mulenge, nkaba nguhaye ikaze mu kiganiro cyacu, ariko nanone tubasaba ko mwakora subscribe kugira ngo uzajye ubana natwe cyangwa se amakuru yacu azajya akugereraho igihe. Intego za Voice of Mulenge ni ukurebera hamwe ibishobora kubaka community, nanone turebe ibishobora kuba byayisenya. We are ambassador of peace, impirimbanyi z'amahoro. Nanone abakunzi ba Voice of Mulenge, intego yabo ni ukugendera kuri jambo riba muri Matayo ngo mugende hirya no hino ngo mubwirize abantu bose ubutumwa bwiza, ngo abemera ngo mubabatize ngo mubazane kuri Yesu. Natwe rero iyo wumvishe ibyiza bya Voice of Mulenge ubisangiza abandi kugira ngo babe abanyamuryango ba Voice of Mulenge. Rero uyu munsi wa none nkaba nifuje ko twaganira kuri politics cyangwa se politique. Abantu benshi batekereza ko politique hari abo yagenewe cyangwa se hari abo ireba wowe itakureba, ariko ndagira ngo nkubwire ngo politique ni ya buri wese. Ariko nanone cyane topic yacu iragira iti, what do you think could help the Banyamulenge community stay together like before instead of being divided by politics? Niki cyakorwa kugira ngo community yacu y'Abanyamulenge dukomeze tubane neza mu mahoro nkuko byari bisanzwe, kugira ngo tube twacikamwo bitewe na politics. Rero urabana natwe mu kiganiro, ujye muri comment section ushireho comment yawe cyangwa se igitekerezo cyawe, kugira ngo muri episode cyangwa se mu kiganiro cyacu cy'ubutaha nanone tuzagenda tugaruka kuri bya bitekerezo byanyu. Nuguhana ibitekerezo navuze ko ari kuganira, ariko nanone mbere yuko tujya kuri iyo topic ndagira ngo nkwibutse nkuko nari mbivuze mu intego za Voice of Mulenge ni ukureba ubumwe, unity. Turebera hamwe ubumwe n'iki. Ubumwe n'abantu n'itsinda runaka cyangwa se abantu runaka baba bishize hamwe bafite objective cyangwa se intego